Je suis Cedric avec justement. Jackson wari uzamwite bitewe n'imiterere n'ukuntu asa. Ukuntu asa buno ari agakobwa wamwitereze. Ntakubeshye. Nyiranzamwirerera iki Imana yamumpereye. Gadi wamwitiriye zina Jackson ari agakobwa. Cyane peransiya kabisa. Inde peransiya si Peransiya. Murakoze ntibuze byose. Ntahora byibushye Antoinette. Yeah man, me people out there. Call me puzzle designer, the young presenter in the country. Kuvuga presentation mugazeka. Ndiko present ndabeshye se. Ngeze ngo yago yaje. Wosegejwe niki Jack? Man ngene wallahi nakubeshye ngewe. Uzi ikintu kinsekeje? Nye wallahi ngeze ngo yago. Yakanda igihembe camp bro. Let me ewo isukari sizamuka wallahi ngeze ngo niyo. Ako nyiganira nka yago ukuntu uvuge nka ugarukirize nk'ahantu yo ndababasha kugarukiriza. Bro. Let me people. Come yago. Wait. Biranze. Ewan nje ndasigaye pe. Wallahi ndasigaye. Gadi nabaratete gadi unsekeye. I love life I live and I love and I live the life I love. Yeah man. Bombo. Yeah man gadi nabaratete ariko. Man ndaguteze kabisa. Nasubira nkawe. Yago nakimani shaka na copyright yawe. Ya mvuzemo yago. Oya ko karagaseko mani karagaseko Copyright rat. gafite copyright. Ko mfite inseko yanjye nkagira n'ijwi ryanjye. Nzi mvuza ijwi rya yago. Oya ariko ufite mani uriya muji afite copyright man. Mwibyiki? Oya ko dusetse twese tugahuriza kuri yago kubera iki? Nose mwibyiki simvuze ngo life I live ngiki niki ndabivuze Ako bundi nta kibazo ko utari umuhanzi se. ko nta ndirimbo nkopeye. Urasikiye ikintu kibasekeje nyine nukora ko bateze indi mu bisho by'icyongereza bagira ngo ni yago. Yago ntabwo uri umuhanzi ngo yimbe ibyawe ukoresheje ibya yago. Oya nta kintu cya yago nkoresheje na kimwe. Ntabwo bikazariko. Nese abajene ngo bimeze gute? Ewana ni umutekano tu. Umutekano. Kubiye kenshi. Unakwita Jackson. ako nshakaga presenter ko mu giswa nyine buri muntu basi presenter mu rurimi rutari kinyarwanda. Jina langu ni Jackson Chizirongo aka ndi umunyarwanda. Chakute aka Toms. Yeah. Biranze. Mr. Zombie. I want an introduction. No problem bro. Yeah. Yago kumbindurira nkubita France ya dad. Je suis Cedric avec justement. Avec quoi? Avec justement. Qu'est-ce que signifie ça? Justement c'est moi. C'est toi. C'est quoi? Ago igifaransa ntago ari guzanye bitewe nuko ngiyeho mu n'ubundi state muri Ohio. Yeah, like English too much than France. Bombo. Cedric. Tu t'appelles Cedric? Bro, duhindura ururimi nyine igifaransa cyari kirakabye. Yeah man. No buri muntu kandi ntagire ko umuntu kopera ururimi rwundi. Yeah man. Akandi cyongereza ntago kirimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niko basubiza bro. Yeah. Ubwo ugiye kutubwira umucyara w'izina ryawe. Yeah man. Ismi Manzi Jackson. Yeah. Araduca biranyije uyu muhungu. Zinadukoreye. Araduca biranya. Uzareba interview bro. Uzareba iyi interview bro. None aha ndabizi bari kundeba I know. Ariko ikintu kiriho. No mu myaka 10 ndabizi ko azemera ko neza ko mu cyaro baravuga ngo Ismi Manzi Jackson. Ismi.
Ismi. Yeah. Okay. Oya baravuga ngo ismi Okay. kuko iyo umuntu akubajije ngo Ismi past design. what is your name abavuze ngo mu cyarabu biranjabutse. Gadi, nangere introduction yawe nta kinyarwanda, nta cyongereza. Moi je suis Mugunga Gatson. Wibye ururimi rwose Drake yavuze ariko yavuze igifaransa. Ninaitwa Gatson. Iryo Jackson yakivuze. My name is Gati. Icyongereza ntabwo kirimo. Avuga urukiga. Mwana ukiga sikuntu bavuga se mwana. Wagamba ki? Muluji sebo. Muruji sebo. Muluji sebo. Luluji. Anaitwa mwana. Kansi mvuge mu Giswahili mwana. Nari ngaranzi winjana kure mwana. Mu kigo rero sasa. Arajya aravuga. Biranjabutse kabisa. Biramujabutse. Yeah man, uyu musore wabijabutse yitwa Gadi. Irindi harya ninde? Mugunga Gadi. Mugunga Gadi. Lingadi. Lingadi. Uri umufootballer se? Bikaze ongeraho cyane. Bikaze. Utera kangahe? Gukina se? Ukina kuri kangahe? Ubwo ntago ngikina bro. Narasore arambwira. Yagiye mu kibuga. Uramusore muri kureba hariya. Bende kamera bamwita Inflo turamusuhuje cyane. Uramusore rero ibintu yaje kumbwira byamubayeho. Man, uzi umuntu ujya mu kibuga atazi ngo agiye gukina ku mwanya wa kangahe. Nicyo kibazo. We baramubwiye gusa ujya gukina. Ntabwo yarazi ngo arakina kangahe kandi baramwizeye agiye gukinira ikigo ibaze urwego rwo yarariho. Nanjye ibyo bintu byambaye barabona ndajya afata umuntu uri kwataka. Yaza ngahita mucakira gutya. Wayi nanjye ntabwo ari bushike. Uyu mutoza yaramubwiye ngo ugende ufate uriya wenda nka karindwi umufate. Wagira ngo nuko ugenda. Karindwi umwana ni umuwinga. Azigaridiye gusa cyo koze mu kibuga ni azigaridiye ko bashinzwe gukepa abashinzwe kurindana n'izamu. Ye baramye mfata umuntu uri kwataka. Urkumva? Uko mfata umuntu uri kwataka. Wewe wani ubona nagucika ufate nakaguru. Namucakira gutya barika biramucitse nk'abandi namurekura. None yabancitse bonya mwepte gata ngata ndampa ngafata akaguru tu. Man. Mvuye muzi nankoreye. Nzatoroje ngatubira icyo cy'abama cyo bagira. Football ariko ni umukino ugoye byatangiye bakizemo gutya just for fun ngiye nateje kavamo ati cyaho ukinira karita yacu ya gatanu barayizi muri football yani igihembe kabisa yari ishwanyaguza aho ndavuga ati mu mezi agakina amasegonda 3 ninjye umuntu warushye kurusha abandi bro bateraga baro nkahita niruka kandi nari ndi guca seti yasubira inyuma nkahita njye kudefanda bro narirukanse batera baro mushwa. Nose ako iyo match nanye menya ngifite story yuko wasohotse mu kibuga udakoze kuri baro kandi usohoka warushye cyane. Ibyo ngibyo ni ibyakera ariko naje kwisubiraho nyuma. Nyine kuri uwo munsi nafashe kuri baro rimwe ngubise umuntu coboka bese abantu bose baravuga ati ni wowe. Abantu barapinga ati ntago urayikoraho. Ariko hano hari umusore ntarabona. Gakubise icy'umutwe. Oya hano hari umusore tugiye kwimukira. Sinda ubona mu kibuga. Ukinuye mu kintu bro. Bro. Nyina football bro. Iki bayita? Football bro. Football. Yeah man. Ukina umukino wiki? Na waratangiye kunzamuka nicyo kibazo. Inde. Bayita football. Football or football? No, football. Only. Nawe uyu musore ikintu atangiye kunzamuka mwana na se. Nagaki? Naga fashion nakanyamedere. Najye jyubona. Ibyo byurabitekereje. Mukivuga ku fashion kwanza ubundi impamvu nabatumiye muri rusange no kugira tuganire kwanza kuri entertainment muri rusange. Mukivuga kuri fashion. Hari ifoto muri no misi igeze gutrendinga y'umujama wifotoje wahanga hano dahadutuwe kuri no musozi. Afite ururabo afite narayibonye. Yarushize ku myanya y'ibanga. Bro, ngiye umuji ntakubeshye. Ngeranjabutse. Mana raya murasta ngize ikintu cyambayeho se. Raya murasta man ngiye nkimubona tu. Nahise mvuga se noneho ni igicumbi ibintu byahaba. Urabizi ko wait bro. Urabizi ko mu minsi yashize mu myaka yashize sorry. Ari ikintu kigeze kubaho. Tubona abantu b'abasitari tu muri uru Rwanda. Tubona bifotoje bashize ikoma ku myanya yabo. Yibanga. Wibuke ko uwo ari umukobwa wabikoze. Yeah. I got you bro. But ariko ngiye nkibibona se nibyo bigarutse.
ariko nyine mbona biranjabutse tu mu rwego nyine rwo kuvuga ngo ibyo ntago ari umuco nyarwanda tu ntago ari umuco nyarwanda ntabwo ibyo bintu ngiye mbyemera none se umuntu ngiye ikintu ku giti cyanjye nubwo nagitugira agatata nk'ubita ikoferero abyumve ko ninjye ndi kubivuga kuri bwanjye ku giti cyawe bro ugira ikihe giti nanjye bwanjye ndi igitare Imana yateretse wenda uvuga mu kaboko kanjye oya ku bwanjye noneho kugira ubyumve neza uyu muntu akoze ibintu yabitekereje atasomye icupa ngo wenda ryaba ryo riri kumukoresha akabikora yabitekereje abifatiye umwanya ibyo bintu byenda byemera ikintu ntemera ni umuntu ufata ikintu nyine kubera agakungu kubera se ibintu atatekerejeho ibintu mu kavuyo iriya foto nyine mbese ntacyo yantwaye yari yabitekerejeho mu bigaragara kuko iriya foto nabonye yayitekerejeho nyine ntacyo yantwaye kirenze bwari ubushake bwari afite icyo ashaka kugeraho Cedric iriya foto nimba warayibonye wayivuga ni iki kintu wayivuga bro nyine ngiye ikintu nayivuga n'ubundi na 2020 to 21 bro biri kwirukanka bya atari twari tumenyereye abakobwa bambara ibintu mbese impenure byaturutse muri samani iki n'iki barebye zo muri Amerika ariko mu bintu byose twigeze tubona ntabwo twabona umujama kabisa umeze kuriya uriya mobile nyine ngo yashaka gukora hiti gusa ntabwo ari kuri hiti bayikora mbese muri rusange igitsina gabo yaradusebeje gusa abakobwa benshi barabyishimiye akubira ntabwo ari byiza ariko amakuru mfite ari mu nda y'isi ni uko ubu tuvugana papa yamwogoshesheje gapara no kuba rari iwabo ntabwo kirara muri geto bitewe n'ibihano yamuhaye yamutaye mu bihano kabisa ngo ari kuri rari iwabo afite na gapara bitewe n'ibintu yakoze ntabwo igihano ni gapara akora mu gihe yaradusebeje mane ko abakobwa basigaye bishima bajya bazumiga bakavuga ati what's bro neza ko gute wowe utabitekerezaho nk'akantu nyine nk'agashya ko yarazanye ukavuga uti reka dukorere umupeti wacu undi challenge nyine niki yizamukira ajya avuga uti hari umuntu wabizanye w'ibyo biriya bintu yakoze umuntu wabikoze kuri ino sine ya Adamu kimara kurya kuri rya tunda we na Eva bro ni kera nanjye nzi umubebe wifotoje afite ikoma ariko ntago nzi umujama wari wifotoza yambaye ariko nabikomojeho ngewe ubundi nkibona iriya foto nahise ntekereza umuntu wazanye ikoma tu arishyira ku myanya ye y'ibanga agafata ifoto ubusanzwe uramusore n'umunyamideli aho kuba umunyamideli iriya foto wowe urayibona ntabwo ari ibinyamideli bro reka tubaze kuri gadi wowe iriya foto niki wayivugaho Jamani uretse ku murengo uriya mutipe nta bintu bizima yakoze kabisa uriya murasta ntabwo ari kuriya barya hiti cyangwa kugaragara mani hari ukuntu kwinshi yagaragara ati yambitse ubusa ako iriya foto wowe bakubwiye uyikore umuntu mukumvikana amafaranga n'amafaranga niki wamuca kugira wifotoze kuriya se hari amafaranga bro nayo nabikora pe nabeshi ariko hariya sha nta kintu haraharanira kabisa ni nkangahe wacu umuntu hariya se umwaye mani nk'akamiliyoni kamwe nabikora ariko nabwo tukayireba gutya no ahubwo noneho iyo ngiyo byasa wenda ahubwo uwo muntu kuko aba yakwishyuye ashoye umufungo ashobora kuvuga uti reka noneho tuyikore na challenge agasaba byibuze n'abandi bantu barenze barebwa cyane bakayisharinga ariko ubundi uriya mutipe usibye kuba yari yambaye ubusa ntago amabanga ye yagaragaraga mani okay noneho umuntu akubwiye ngo wambare boxer agufotore nyine bisanzwe nyine ifoto tu itrending wenda tuvuge nkaho iriya mupeti yageze boxer niyo isi yose yabibona bro kuko no ku mazi turazambara kuri boxer wakorera nkangahe boxer bite anambwiye kabisa ngo ashaka kwishima nabikora pe nta mafaranga nta birenze na miliyoni imwe n'ibihumbi 100 umuntu agwaye 5,000 wambare boxer amafaranga 5,000 by'amanyarwanda igere hose iriya foto se wambaye boxer atari abitara ntabwo nayemera fashion Rwanda urazi ko ndiko fashion ukareba hirya ni wowe bro mbaro utanza muri suka Jax iriya foto wayifotoza arimo amafaranga ntakubeshya ntago byambaho ntago byakubaho wallahi ntago byambaho nyine tu fashion hano Gihembe bari batangiye gukora fashion bari abapeti n'abagenzi babo bakoze fashion bakora ibintu byiza bagiye muri traditional kandi traditional nyine urumva ni ibya kera
yahise byica ariko njyare n'akagoma nakoze kitwa social media akabivugaho n'iki whatever ayo muri n'umuhanzi kwanza manza adukubita mu kibuga nadukubita gapenda bro naye naririnze kuzaza imbere ya gutya Power TV show n'iki ariko agapera nakabayoza ko bitewe n'ikiganiro turiho aka kanya nakubita akatura ka social media tudukubita kwanza verse no social media ariko se manigizo ngo mashateriye amasizo yafunze ne ni fashion ni mu gace na nisoni mu kizamini yagize ne nyiramwiza we na cyambara yiberi barabara mu mashoti wa muco wacu yate shot like yifuza ga denze wiki jagi manza watwumvisha na ku mana yawe muri aka kanya ntabwo njye guhaye impano yanjye ni ukubasetsa saa sita ntaranavuga ngaho dukubiturwe aho Jack nta muntu mani ubura akantu kamubayeho urumva aho ndavuga Jackson wenda abantu uyu ni Jackson ariko uyu ndi umunyarwanda njye ndi manzi uyu ni manzi Jack hari akantu kaba karakubayeho mu buzima kwanza dukubita ka blague n'undi tukuze nk'umukomediye udukubita akantu nawe pe kujya utekereza nawe ugaseka konya nekezo ngase mana ari ibintu by'abinsetsa pe ifashe na microphone hari igihe njya nireba ngahita nibona ndagahinja iyo sura yawe koko nyine ngahita nibona ndagahinja none iyo nibonye ndagahinja uvuga igifaransa isukari mu cyongereza sorry mu gifaransa babyitanga iki bro ntabyo nsikara baromere bayita secret bro secret yazamutse bro uzi none ari ibintu njya numva ari igihe njya ntekereza iyo ndyamye nkatekereza neza ngahita mbona nawe agakobwa njya mbona nk'icyeza ariko ujya ubona nawe reka nkubwize ewe bro mbabura iracyazamuka ntakubeshya uyu musore aramutse abaye umukobwa none aho tuvugana ndahamya ntashidikanya ko yazahera iwabo mo yazamwita ikirumba for sure wallahi ndi umunyarwanda baye umukobwa ewe sha yaba ari ikirumbi iwabo yewe bro no comment uratekereza bari kuzakwita umukobwa ijana abo twibaze mu kazina Jackson wari uzamwita bitewe n'imiterere ye n'ukuntu asa buno ari agakobwa wamwitereze ntakubeshya nyiranzamwirerera iki Imana yamumpereye ngadi wamwitiriye zina Jackson ari agakobwa cyane peransiya kabisa inde peransiya si peransiya urakoze ntibuze byose ntahora byibushye Antoinette unawugira gute ahora byibushye Antoinette nakubeshye ngiye bitewe n'amaseka ngiye umusarane ngiye umuntu uri behind the scene namba weraveho bana uzima vuge sora kubivuga se bajya bifuza ko nawe agakobwa nyine nikutse byo tu Jackson arakana yarambwiye ngo ni mwiza ngo afite ngo fosete da afite n'inyinya ku mpande young T mbara umumere mikoro anyereke fosete aseke byibuze erekana fosete ibyo basabye ntago fosete nzifite erekana fosete kamera zoom ingirize no fosete erekana hafi nayo afite fosete ayifite uruhande rumwe uyu musore turi kumwe ndi umunyarwanda Jackson Chizirungu afite fosete ku ruhande rumwe ndabishyize hanze byibuze ikiba nzanga umuti byose ariko bikore neza umuntu uri handi noneho mbwira ikintu nseke ninseka nibwo iri bugaragare ko nimwe nudashobora njyanga urangurira rwagwada nudashobora kunsetsa njye nutse ndayerekana fosete aba basore bari abakristo ngo basigaye banywa iki uvuze iki umisa mwitonda amabanga yashize oya arabyivugiye bro aravuze ati nabishobora mugurira ni urwagwa njye navuze urwagwa okay reka tubireke ye musore ubwo twumvishe urwego mugeze ngewe bitewe n'ukuntu ngukunda njye ntabwo nakugura ibintu biri gushyira ahantu nashoboye kugansolinga yeah man that was party 1 to get muri party 2
Yeah man, ni young presenter in the country ndi kumwe n'abahungu banje. Iyi ni Power TV show, kora subscribe twimanukire.